Bakunzi b'ibiganiro byacu muraho neza, reka tubanze tubasuhuze tunabashimira ko mwakoze subscribe, mukomeza kugenda mukora like, share ndetse mugatera na comment, ari nazo duheraho tubakorera ibiganiro bikurikira. Ikiganiro cy'uyu munsi rero nkuko bisanzwe tugiye kubabwira ibintu bidasanzwe, ibyamamare 11 byapfuye bitunguranye ndetse biri mu ruhame. Mu gihe hari abapfa bamaze gusoza ibivi rimwe na rimwe bazize indwara cyangwa bashaje, hari n'abandi bagiye bapfa impfu zitunguranye bakagwa ku rubyiniro cyangwa ahandi mu ruhame. Umwanya wa 11 haraza Ray cyangwa se Harvey, uyu muririmbyi yapfuye ubwo yafataga indangururamajwi cyangwa se microphone, yari icometse ku mashanyarazi, umuriro uramufata ahita yikubita hasi ashiramo umwuka imbere y'abafana mu mujyi wa Swansea mu mwaka w'1972. Ku mwanya wa 10 haraza witwa Eric Mwachambe. Eric wakomokaga mu Bwongereza, akaba yari umunyarwenya mpuzamahanga, yitabye Imana imbere y'imbaga ubwo yari yitabiriye igitaramo cyo gufasha abatishoboye, aho yikubise hasi akiva ku rubyiniro ajyanwa kwa muganga. Nyuma y'isaha n'iminota 5 nibwo hemejwe ko yashizemo umwuka mu mwaka w'1984. Ku mwanya wa 9 haraza witwa rw'abastar. Urupfu rwa Edith narwo rwatumye benshi bajya mu gihirahiro, ntibanabasha kubyumva kuko yapfuye arimo gukina ibijyanye no gupfa n'ubundi nkuko yari asanzwe amenyerewe, birangira ashize mu mwuka, ariko abantu bakomeza kugira ngo ni imikino, dore ko yari amaze imyaka 8 akina uwo mwanya wo gupfa. Ku mwanya wa 8 haraza witwa Johnny Ace. Uyu muhanzi waririmbaga mu njyana ya R&B yapfuye ubwo yari ku rubyiniro mu mujyi wa Texas kuri Noheli, aho yafashe imbunda ziko nta sasu ririmo agatangira kwizunguza, yirasa mu mutwe ahita ashira mu mwuka. Hari mu mwaka w'1954 mu mujyi wa Texas. Nyuma y'ibyumweru 2 apfuye, indirimbo ya Pledging Love niyo yayoboye urutonde rw'izikunzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe. Ku mwanya wa 7 haraza witwa John Eric Exam. John yamenyekanye mu gukina sinema ndetse no kumurika imideli. Uyu nawe yapfuye ubwo yirasaga mu mutwe mu gihe bari bafashe ikiruhuko, aho barimo gutegura filime yacaga kuri televiziyo. Uyu mugabo akimara kwirasa yahise ajyanwa kwa muganga, ariko nyuma y'iminsi 6 nibwo hatangajwe ko yashizemo umwuka ku wa 18 Ukwakira mu mwaka w'1984. Ku mwanya wa 6 haraza uwitwa Lady Fox. Umugabo wari umunyarwenya w'umunyabigwi, yapfuye ubwo yari mu myitozo yitegura kuzashimisha abafana be, gusa yaje gutaka indwara y'umutima, abari aho banga kubyemera bazi ko arimo guhanga agashya ko kuzereka rubanda. Nyuma byaje kumenyekana ko arembye ajyanwa kwa muganga, ariko ku bw'amahirwe make kuri uwo mugoroba aza kwitaba Imana wa 11 Ukwakira mu mwaka w'1991. Ku mwanya wa 5 haraza witwa Brandon Lee. Bivuga ko urupfu rwe rujya gusa n'urwa se umubyara Bruce, aho yapfuye ari mu myitozo itegura filime, aho yagombaga gukina araswa, ariko kubw'ibyago yaje kuraswa bya nyabyo ubw'isasu ryari ryasigaye mu mbunda, bityo asiga ubuzima ubwo hari mu mwaka w'1993. Ku mwanya wa 4 haza witwa Dimebag Darrell. Iki cyamamare cyamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi rya Dimebag bitewe n'uburyo yakinaga gitari ku buryo bunogeye amatwi. Gusa nubwo yakunzwe, ubuzima ntibwaje kumuhira kuko yaje kwicwa arashwe n'umwe mu bari bitabiriye ibirori yari yateguye mu mwaka w'2004. Nyuma hakozwe iperereza ngo hamenyekane uwakoze ayo mahano, ariko ntiyamenyekana kugeza n'amagingo aya. Ku mwanya wa 3 haza witwa Owen Hart. Owen yamenyekanye mu mukino wo guterura wrestling. Uyu mugabo nawe yaje kwikubita hasi ubwo yari ahanganye na mugenzi we, ajyanwa kwa muganga, ariko nyuma aza gupfa azize kuvira imbere, ubwo byari mu mwaka w'1999. Ku mwanya wa 2 haza witwa John Ritter. John Ritter yapfuye ubwo yakoraga amashusho ya filime yise Dating My Teenage Daughter. Nyuma yo kubabara mu muhogo ndetse atangira kuvuga ko ababara mu gituza, ahita ajyanwa kwa muganga. Mu gihe yabagwaga nibwo yashizemo umwuka, byanatumye umuryango ndetse n'abafana be bababara ku buryo bukomeye, ubwo hari mu mwaka w'2003. Ku mwanya wa 1 witwa Tom Cooper. Uyu munyarwenya wakomokaga mu Bwongereza yagiye asetsa rubanda ku buryo nta numwe mu bamubonye
ntibashobora kumwibagirwa kuko umunsi yapfiraga ku rubyiniro azize umutima nabwo abantu barasetse bazi ko ari imikino. Hari mu mwaka w'1984. Reka tubashimire cyane mwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, tubasaba gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bibacika, bityo bijye bibageraho 5 kuri 5. Mwari kumwe na Protais Mbarushimana, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo.